uzakomera ava muri ubuga rw'abavugavuga. abantu bazakomera ntibapfa kuvuga amagambo menshi. niba ushaka kugera aho ugomba kugera, iga guceceka, wige no gusenga. utangarize ko abagukunze uyu munsi ejo bagutera amabuye. abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, niba bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. nta handi abarozi bakiba ni mu nzu y'Imana. umuntu mugasengana kuzura umwuka ati ri, yagera hirya ati ndakwereka. Imana igukureho basani barati na Batobiya. Imana iguhanagura amarira uri kurira mama. Imana iguhereza ubwenge. Reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana iguha ubwenge. Igihe Samusoni yari ari mu rugendo, yaragiye ageze hirya yica intare. Amaze kwica intare araza araceceka, akomeza urugendo. nyuma y'iminsi 3 nibwo bamenye ko Samusoni yishe intare. mu buzima bwawe hari ibintu ugomba guceceka, kuko abubwira ibyawe benshi nabaguhereza ugwamenyo. abubwira amabanga yawe menshi ngo reka nkubwire mwene da, ngo ngiye kukubwira ibanga ngo ariko ntuzarivuge. Iryo naniwe kubika ngewe nzarishobora. ngewe nzarishobora. mubwire ngo Imana iguhereza ubwenge. hari abantu batagusura mu rugo kubera ko bagukunze, baza kugusura baje kureba ibisoro ruriramo n'amarido ufite iwawe mu nzu n'intebe wicaramo. wowe ukagira ngo baragukunze, reka ukene urebe ko hari uzagaruka iwawe. n'igihe uzasohoka mu buzima bwo gupfundikanya, n'igihe uzamara kumenya ko Yesu ari we bugingo bwawe. Yesu niwe utakumvira ubusa, naho abandi bose bakumvira ubusa. niba ugira ngo ndabeshya, reba amaso, ubiza amaso inyuma mu muryango w'iwanyu. ndashimira Imana ko biri uyu munsi biraruta cyagiye. uzafata ifoto yawe ya 2014 urebe n'ifoto yawe y'ubu, usanga atari wowe, ubona warahindutse. ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana izakugeza kure hashoboka. muhereze ikiganza umubwire ngo ntuzongere kwisuzugura, uzageraho Imana yaguteguriye. umuntu wese uzakomera ava muri ubuga rw'abavugavuga. abantu bazakomera ntibapfa kuvuga amagambo menshi. niba ushaka kugera aho ugomba kugera, iga guceceka, wige no gusenga. utangarize ko abagukunze uyu munsi ejo bagutera amabuye. abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, niba bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. nta handi abarozi bakiba ni mu nzu y'Imana. umuntu mugasengana kuzura umwuka ati ri, yagera hirya ati ndakwereka. Imana igukureho basani barati na Batobiya. Imana iguhanagura amarira uri kurira mama. Imana iguhereza ubwenge. reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana iguha ubwenge. igihe Samusoni yari ari mu rugendo, yaragiye ageze hirya yica intare. amaze kwica intare araza araceceka, akomeza urugendo. nyuma y'iminsi 3 nibwo bamenye ko Samusoni yishe intare. mu buzima bwawe hari ibintu ugomba guceceka, kuko abubwira ibyawe benshi nabaguhereza ugwamenyo. abubwira amabanga yawe menshi ngo reka nkubwire mwene da, ngo ngiye kukubwira ibanga ngo ariko ntuzarivuge. iryo naniwe kubika ngewe nzarishobora. ngewe nzarishobora. mubwire ngo Imana iguhereza ubwenge. Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere
utaringaniye mparinganyize, nzakenyuruza abami kugira ugire gute ukenyere. ndashimira Imana ko ariyo yakugiye imbere yitakugenda imbere wari guseba nk'abandi. Abadamu mwese murabizi, hari ikigerageza abadamu bageraho bose bakangana. uba ufite vewiti, uba ufite imodoka, uba utunze etaje, uba muri shamburete ya 15. mwese abadamu aho muva mukagera murabizi, hari ikigeragezo muhagararaho mwese mukaresha, hagakora amasengesho wasenze. niba ugira ngo ndakubesha, hari urajya kwa muganga yambaye kora, agiye kubyara agenda yambaye kora. ube waje na vewiti, mwese muba muri hariya mutegereje ubushake bw'Imana. mwese igise kibafata kimwe, kigukubita 3 6 kizamuka ku 9. buri muntu wese aba afite pozisiyo ye. hariya ntabwo hakora amafaranga, oya, hari amafaranga hakora hariya, hakora ijambo Imana yavuganye nande nawe. Ahari utwaro wavuye ikumugongo, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, agiriye umumaro, aziba agigukundi, ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. munyemerere mwicare, Imana iduhana umugisha. zamuriraho kuri microphone, areke kurangara, zamura kuri microphone, hereza umuntu ikiganza umubwire ngo wakoze kuza, Imana iguha umugisha. mubwire ngo icyo waje gushaka Yesu arakiguha mu izina rya Yesu. katuzamule haleluya, niba ntacyo bidutwaye mu izina rya Yesu. ongera uzamule haleluya mu izina rya Yesu. Haleluya, ongera zamule haleluya. haleluya. dushimiye Imana kubwo twongeye kuboneka imbere y'iteraniro ry'abera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. hereza umuntu ikiganza umubwire ngo ntabwo waruhiye ubusa kuza mu nzu y'Imana. mubwire ngo icyo waje gushaka uyu munsi Yesu arakiguha mu izina rya Yesu. mubwire ngo niba utari umurozi unyifuriza ibyiza. muri kondisiyo y'abarozi bumva nta cyiza cyakubaho, yumva agatenge wambaye uyu munsi atakabaye ari wowe gakwiriye. amen. hanyuma mubwire ngo urasa neza mu izina rya Yesu. hanze baramukomerekeje, mu nzu y'Imana mubwire ngo urasa neza. katuzamure haleluya. katurebe abantu bageze hano bwa mbere bazamura ibiganza byabo. mwakwemera mugahaguruka ku maguru yanyu. niba ugeze hano bwa mbere muhaguruke ku maguru yanyu. kadukomere Imana amashyi ku bw'aba bantu.
ayo mashara y'Imana mwakongera mukayakoma mu izina rya Yesu. Mwiyicarire turabakiriye mu nzu y'Imana. Sema amen. Reka twakire worship team yaramije mu gitondo ahiri itere haleluya. Worship team 2 3 haleluya. Ko wagira ntabwo mwariye muhongere mutere haleluya. 2 3 haleluya. Amen. Katwakire protokole aho ziri nazo zitere haleluya mu izina rya Yesu. Abantu basanzwe basengera hano nabo batere haleluya mu izina rya Yesu. Amen. Mbahaye 10 kuri 10 vraiment. Murimo abanyamwuka bigaragare ko mwonsa amasereka neza. Hari umuntu utera haleluya ukagira ngo yarariye impungure zonyine gusa. Reka twakire umuyobozi watuyoboreye gahunda nawe azamure haleluya. Haleluya. Munyemerere twakira abacuranzi nabo batuzamurire haleluya. Katuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Ayo maboko tuyaramburira Imana tuyihereze icyubahiro, tuyishimire neza n'umugambi wayifite kuri twebwe. Tuzamure haleluya haleluya haleluya. Unyemerere nakira umuntu ukomeye. Ngira ngo mu minsi mike iri kubarirwa ku ntoki nzaba uyu munsi ndi umugabo. Sema amen. Ndi kumwe n'umudamu nubwo tutarasezerana imbere y'Imana ariko n'ejo bundi nawe mu cyubahiro cyawe nyakubahwa haguruka usohoze iteraniro ry'abera. Kadukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Arabari kuyakoma barakaye bagira ngo mwari muzi ko nzahora ndi siribateri. Reka shwi komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Katwakire umukozi w'Imana mumwegereza microphone hariya, aturutse mu gihugu cya Uganda ara mu mujyi Kampala. Ayo mashyi tuyakomera Imana asuhuza iteraniro ry'abera. Haleluya haleluya haleluya. Amen. Araza gufata umwanya uhagije, araza kutubwiriza amagambo meza y'Imana akomeye. Nanjye ni munyakire mu izina rya Yesu. Twakire n'abasilamu barimo hano nabo bazamura ibiganza byabo tubakire. Abadivaniste nabo bateranye natwe bazamura ibiganza nabo badusuhuze. Amen. Turabakiriye mu nzu y'Imana. Abagatolike nabo bari hano basuhuza iteraniro ry'abera. Amen 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 amen. Ko mbona ari bo gusa. Namwe turabakiriye mu izina rya Yesu. Katureba baturutse muri ADPR nabo badusuhuze. Kadukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ubwo abo navuze namwe turabakiriye. Sema amen. Mbere yuko dukomeza gahunda katwakire na cameraman dusuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yuko dukomeza gahunda ndashaka ufate umunota umwe
wihane mu mutima wawe. Ikintu kiba cyatuzanye hano mu nzu y'Imana no gusaba Imana imbabazi. Ufite ibyaha wakoze byagutandukanyije n'Imana. Oh Mana nyiribihe zoleta igay done shole stasi boneta vazike. Ihane mu mutima wawe ibyaha wakoze urabizi. Wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana. Hari abarimo barandeba nari mvuze ngo fata umwanya wawe wihane. Oh Mana nyiribihe we tela saliboni yazanga devaria. Ndabyibutse Mana, ndabyibutse ineza yawe. Oh Mana nyiribihe we, ayo maraso yawe ni meza, ayo maraso yawe ni meza. Wamenye ku musaraba kugira ngo mbeho, ayo maraso yawe ni meza, ayo maraso yawe ni meza. Wamenye ku musaraba kugira ngo mbeho. Oh le talaboli asifale agaria. Intsinzi yawe Mana tuzahora tuyiririmba. Ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri, si n'icyubahiro bitumije ukiriho. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumye ukiriho. Ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bari mu bitaro, mbese wowe iyo ubirebye wowe wibaza wiki. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, ubukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho ukiranuka ukamwubaha. ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho ukiranuka ukamwubaha. Don't let's stand God the Father. Gitari cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Kera waramenewe, komeza wihane. Umujinya w'Imana none baguhishemo umujinya w'Imana. tore ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhari mutabazi unyuhagire mutabazi yo
gupfa. kadukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi nibara y'Imana twongere tuyakomere. Haleluya, haleluya Yesu umwami. Uyu ni umunsi udasanzwe uraza kwakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bwira abantu nka babiri ubabwire ngo uyu munsi ntabwo usanzwe ku buzima bwawe, ni amateka. Uyu ni umunsi twasengeye ku buzima bwawe, Haleluya. ni amateka. Uraza guhura n'Imana. Intambara umaze igihe kinini urwana, uyu munsi ni finali. Haleluya, haleluya. Finali y'ubuzima bwawe uyu munsi iraba. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana yo, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana yo, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana yo, mwami Mana, mu birori yo byiza wateguye. tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana yo, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, mu birori byiza wateguye. tuzabana Cyari amariganya mu birori byiza wateguye. tuzabana Hasiri ya marigori ya Maria, mu birori byiza wateguye tuzabana Kaya kaya hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabaneshejewe. hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. sawa nukuri hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabaneshejewe. Hazabaho kuramya no izabaneshejewe. Ayi ubwo nibwo tuzaba turirimba izabaneshejewe. tuzaba turirimba izabaneshejewe. Ayi mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe, nta butayu udakuramo umuntu. Mpagaze ku manga, mpagaze ku manga, vuga imirimo yawe, vuga imbaraga zawe, nukuri nta butayu udakuramo. Sawa nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, none n'ejo bitagenda, ntabwo wabwibiye humura ayigishiki. Kandi nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, ayi none n'ejo bikagenda, ntabwo wabwibiye ayi humura la 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 la. Yesu ariko umva icyambere nabwikibesha oya, icya kabiri igira imbabazi we, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ikurikirana imyaka ibihu. uri Imana yo kwizera, la 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 uri sawa. utambira Imana, utambira Imana, utambira Imana. Twishimire ibyo yakoze, twishimire n'ibyo izakora. Imana yacu irahambaye. Sawa.
kadukomere Imana amashyi menshi. Ayo mashara y'Imana twakongera tukayakoma mu izina rya Yesu. Kadutunga ibiganza umukozi w'Imana tumusabira umugisha, Imana imuha umugisha. Tuvuge ngo imbaraga n'amavuta bimwomeho iminsi yose mu izina rya Yesu. Amen. Abakiri maso turebe gutya. Yahweh Ole talastafari gaya. You are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Itekana kendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagira ikibasha kumara umubabaro. ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Elohim Adonai Sama. Tuzamura ibiganza. Elohim Adonai Sama 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 Elohim Adonai Sama Sama Kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Nehemiya, ibice byaho ni 4. Turasoma umurongo wa mbere. Ijambo riravuze ngo ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu uje imbere, kandi yuko ibyuho byaho bitangiye kwicwa, bararakara cyane, baca imigambi yose uko bangana ngo baje kurwanya ab'i Yerusalemu babatere imidugararo. Akira ijambo ry'Imana. Mbere yuko mbwiriza, ngiye kukubwira ko ibintu byose biguteye impagarara Imana igiye kubikura imbere yawe. Ibintu byose bibangamiye urugo rwawe bigomba kuva imbere yawe mu izina rya Yesu. Ibintu byose bibangamiye akazi kawe bigomba kuva imbere yawe mu izina rya Yesu. Ibintu byose bihagaze imbere y'umugabo wawe bigomba kwegerayo mu izina rya nde. Kaduhereze Yesu icyubahiro wapfuye akazuka.
uyu mugabo witwa Sanibarati akimara kumenya ko Abisirayeli bagiye kubaka, yumvise amakuru yabo gatoya, yarahagurutse arabagwanya. Ndashaka kukubwira ko intambara nyinshi unyuramo ni ukubera ko utagize ibanga z'ibyawe. Iyo ugira ibanga ntabwo wakabaye uri muri izo ntambara. Murebe mu maso mubwire ngo iyo Sanibarati atabimenya ntacyo yari kubatwara. Abantu benshi iyo bamaze kumenya inzozi zawe barakugwanya. Murimo muranyumva? Iyo abantu bamaze kumenya inzozi zawe bagira gute? Kubera iki bakugwanya? Ni ukubera ko bamaze kumenya icyo uzabaca. Iyo abantu bamaze kumenya ejo hawe, akenshi mubana mu butayu ntabwo baba bifuza ko watera imbere. Hanyuma wowe kubera ko utazi umwanzi wawe ugatangira kumumenera amabanga, kandi umenera amabanga niwo mwanzi wawe uri gusunika umuriro w'ikigeragezo uhagazemo. Wowe umaze igihe kinini warabuze urubyaro, none ugize amahirwe ugiye kwa muganga baragupimye basanze ufite inda, none urarangije ufashe tesite, urangije ushize kuri sitati yawe, ngaho mu ndebere hazavamo umuhungu hazavamo umukobwa. Wa muntu wari warakuroze amenya amakuru neneho ko watwite. Icyo akora ni iki? Agiye kuyikigira ikiriki kugira ngo uwo mwana atazavuka. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo iga guceceka ntuzongere kuvuga ibintu byawe. Wowe uri umukobwa ugize amahirwe ubonye umusore ukurambagiza, afite gahunda agiye gukora ubukwe, uragiye ugiye mu bakobwa bagenzi bawe babuze abagabo bagumiwe, mumaranye igihe kinini mu itsinda ry'ubusiribateri, uratangiye urababwira uti dore akanimero yanyatse akanimero. Barahita bakubwira bati duhereze nimero yo turebe. Icyo barakora barakuzitira kugira ngo utazashaka ukabasiga. Nibarangiza bagende bagusebye, ibintu byawe bigende bipfa kubera ko wagendanye n'abantu bamenera amabanga kandi ari indyarya zikuzengurutse. Abantu benshi bari kugwana intambara kubera ko bazihamagariye. Isi yo ntabwo ibigisha. Iyo bari kubaka etaje barakorutira, nta muntu n'umwe wemereye kuhinjira atahakora. Murimo murabyumva? Kiriya gipangu bagikuraho ryari? Aya mabati bayakuraho iyo etaje imaze kuzura. None wowe ubuzima bwawe bushize hanze, hisha ubuzima bwawe buzagaragara ari uko Imana yamaze kuvugana nawe kigiye gusohora. Badamu muri hano mujya kubyara, iyo umwana avutse atageze igihe bamushyira muri kuvezi, ni ukubera ko imitsi bitarakomera. None nawe nturakomera, utangiye kumena amabanga y'ibyawe. Hisha ubuzima ubayemo, wiri gupositinga kuri sitati, abangwanya muzapfa. Ari kumenya ko yakubabaje arakomeza kubabaza. Mubwire ngo hisha umubabaro wawe, ntusengere kurira imbere y'ukubabaza. Abakugwanya benshi, mwene data reka mbabwire, ibyishimo byawe ni amarira y'abandi, amarira yawe ni ibyishimo by'abanzi bawe. Iyo ubabaye hari abafungura champagne kubera umubabaro wawe. Iyo bakwirukanye mu bukode hari abajya guserebura bakarara amajoro. Iyo bakoze divorce hari abajya kugura amacupa kubera ko urugo rwawe rwasenyutse ariyo ntego bafite. Murebe mu maso umubwire ngo ntuzongere gutakira umwana w'umuntu.
abenshi ubwira ibyawe ni indyarya zitegereje kubona isi yakwanitse. Sanibarati yatabimenya ntabwo yari kubagwanya, ariko amaze kumenya ko Abisirayeli bagiye kubaka yarahagurutse arabagwanya. Abasoma igitabo cya Matayo, iyo musomye mu bisekuru byayo tuhasanga ijambo rivuga ngo Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda na bene se. Ako kantu karahari. Umva, abyara Yuda na bene se. Yuda nubwo yapfuye ariko bene se baracyahari. Ugomba kumenya uriwe. Mu ntambara nta muntu n'umwe ukwishimiye. Abenshi bakuzengurutse bakeneye kubona wamwaye wasebye. Tupfuka mu bazimana urugendo rwawe. Sanibarati na Tobiya bajya inama yo kurwanya Nehemiya, birabananira, bigera n'igihe bashaka abahanuzi bapfuye. Dufite divorce muri iki gihe nyinshi ziri gutegwa n'abitwa ngo n'abahanuzi b'Imana. Hari abantu batagusura mu rugo kubera ko bagukunze, baza kugusura baje kureba ibisoro ruriramo n'amarido ufite iwawe mu nzu n'intebe wicaramo. Wowe ukagira ngo baragukunze, reka ukene urebe ko hari uzagaruka iwawe. N'igihe uzasohoka mu buzima bwo gupfundikanya, n'igihe uzamara kumenya ko Yesu ari we bugingo bwawe. Yesu niwe utakumvira ubusa naho abandi bose bakumvira ubusa. Niba ugira ngo ndabeshya, reba amaso, subiza amaso inyuma mu muryango w'iwanyu. Ndashimira Imana ko biri uyu munsi biraruta cyagiye. Uzafata ifoto yawe ya 2014 urebe n'ifoto yawe y'ubu, usanga atari wowe, ubona warahindutse. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana izakugeza kure hashoboka. Muhereze ikiganza umubwire ngo ntuzongere kwisuzugura, uzageraho Imana yaguteguriye. Umuntu wese uzakomera ava muri urubuga rw'abavugavuga. Abantu bazakomera ntibapfa kuvuga amagambo menshi. Niba ushaka kugera aho ugomba kugera, iga guceceka, wige no gusenga. Utangarize ko bagukunze uyu munsi, ejo bagutera amabuye. Abakomeye amashi Dawidi amaze kwica Goliyati, niba bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. Tahanda abarozi bakibani mu nzu y'Imana. Umuntu mugasenga na kuzura umwuka ati yagera hirya ati ndakwereka. Imana igukureho basanibarati na Tobiya. Imana iguhanagura amarira uri kurira mama. Imana iguhereza ubwenge. Reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana iguha ubwenge. Igihe Samusoni yari ari mu rugendo, yaragiye ageze hirya yica intare. Amaze kwica intare araza araceceka, akomeza urugendo. Nyuma y'iminsi 3 nibwo bamenye ko Samusoni yishe intare. Mu buzima bwawe hari ibintu ugomba guceceka, kuko abubwira ibyawe benshi nabaguhereza ugwamenyo. Abubwira amabanga yawe menshi ngo reka nkubwire mwene da, ngo ngiye kukubwira ibanga ngo ariko ntuzarivuge. Ijyo naniwe kubika ngewe nzarishobora. Ngewe nzarishobora. Mubwire ngo Imana iguhereza ubwenge. Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganyize, nzakenyuruza abami kugira ugire gute ukenyere. Ndashimira Imana ko ariyo yakugiye imbere, yita kugenda imbere wari guseba nk'abandi. Abadamu mwese murabizi, hari ikigerageza abadamu bageraho
bose bakangana. uba ufite vewiti, uba ufite imodoka, uba utunze etaje, uba muri shamburete ya 15. mwese abadamu aho muva mukagera murabizi, hari ikigeragezo muhagararaho mwese mukaresha, hagakora amasengesho wasenze. niba ugira ngo ndakubesha, hari urajya kwa muganga yambaye kora, agiye kubyara agenda yambaye kora. ube waje na vewiti, mwese muba muri hariya mutegereje ubushake bw'Imana. mwese igise kibafata kimwe, kigukubita 3 6 kizamuka ku 9. buri muntu wese aba afite pozisiyo ye. hariya ntabwo hakora amafaranga, oya, hari amafaranga hakora hariya, hakora ijambo Imana yavuganye nande nawe. nzakugenda imbere. umugabo wawe akuri iruhande akubwira ati sheri humura, ntacu uzaba, baguha agafanta gakonje cyangwa agashushe. nyoko bukwe akubwira ati mwana wanjye humura urabyara. iyo mugeze kwa muganga ugiye kwinjira mu cyumba bakubagiramo, mama wawe waguherekeje ntabwo ahinjira, n'umugabo wawe ntabwo ahinjira, bose basigara hehe? hanze. ugasigarana na dogiteri n'Imana yonyine. mugabo agasinya, mama wawe agasinya, bakavuga bati tugiye kumubaga. dogiteri iyo amaze kukwandikira akikikoza mu cyumba agiye kuzana ibyuma bikubaga, agasanga Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, agasanga umwana amaze gushika aho ngaho. zakugenda imbere. iyo Imana ikugiye imbere ntabwo abarozi bagutera ubwoba. niba Imana iri mu ruhande rwawe, ababisha bawe ntibazagutera ubwoba. muririmbyi yaravuze ngo mwishyura imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo. iyo ataba Imana wakabaye warasebye nk'abandi. muhereze ikiganza umubwire ngo reba amanyanga wakoze, Imana ikagutwikira. iramutse yashyize ku karubanda wanyura he? reba amanyanga wakoze, ugaca umugabo wawe inyuma akakuzanira n'igitenge ntarabukwe. Imana iramutse igutwikuriye wakwandagara. mubwire ngo garukira aho ugeze bitaramenyekana. niko mukobwa reba inda umaze gukuramo. umusore uzakujyana amaze kumenya inda umaze gukuramo byahita birangira, ariko iraguhisha agahugura muri shushusheri, ibintu bikaja mu buryo. mubwire ngo iracyaguhisha Imana yacu. Imana ikomeze iguhisha. mwese muri hano hari abantu turi kureba basirimutse, ariko Imana iramutse bagutwikuriye ukabareba, wahita uvuga utereka kwiyamira, twese turi kimwe. Bwana Yesu asifiwe. ndashimira Imana ibahisha. abantu babyibushe bari hano mwizigurira akantu. hari igihe Imana iguhisha udafite ibyo kurya, ikaguhishira mu mubyibuho. abantu bakabona ugenda ubyibushye bati yarasubijwe bwahehese. ibibazo byarakwishe n'Imana ikiguhisha. abantu Imana yahishe tuyihereze icyubahiro. haleluya, haleluya. ijambo riravuga ngo ubwo ari Yesu wabivuze nta kizagira gute, nta kitazasohora, apfa kuba ari Imana yavuganye nawe. mama reba kuntu Imana yaguhisha. ubu ushobora gusanga nta n'ibihumbi 100 ufite ku mufuka, ariko umubyibuho n'uburyo bagateze. ubundi reka mbabwire, umuntu uzongera kwinjira mu rusengero yambaye nabi mujye mumwicaza inyuma. kubera iki mbivuze ibi bintu? hari abantu bafite imyenda mu ngo zabo banga kwambara, ngo ngiye gusenga. uramutse upfuye nta n'umwe bakujyanaho, kandi kwambara neza binaniza Satani, byica n'iperereza. murebe mu maso umubwire ngo jya wambara neza, Imana nibiguhereza. uzambara nabi ugeze ryari? narababwiye ngo Imana nigutabara. ujye uragenda mu mujyi ugure basi ya 80 cyangwa 200, uyijyane ku mutayera yidode neza igufitinge.
ugura agasakame k'ibihumbi 50 ugafatire muri 80. Pana kugafata nk'abaturage ugafatire muri 80. Nurangiza ugende hara mu mujyi ugura agakweto gahagaze kitwa kandagira satani bamenye ko akivuganye n'Imana. N'agakweto kamwe kaba gashinze gutyo uratambuka bakavuga turi umuntu ari mu muhamagaro w'Imana. Nurangiza unyure kuri ba bagore birirwa bagusebya agakapu gafatiye muri 80 ijya yanga agasuzuguro. Imana ijya yanga agasuzuguro. Zamura haleluya. Imana ijya yanga agasuzuguro. Imana iri kumbwira hano hari abamama bafite ibikomere byo guhora babwirwa nabi n'abagabo babo. Mwabagabo mwe muri hano ntimuzongere kubwira abagore banyu nabi. Umutima w'umugore uba mu matwi ye. Narimvuze ngo umutima w'umugore uba mu matwi ye. Buriya umumama uwo ari we wese umutima wa kenshi uba mu matwi. Uzareba umukecuru niyo yaba afite imyaka 80 ukamubwira ngo mama uraseka neza ubutavuga ngo ngwiki. Kubera iki? Amagambo meza atuma umudamu ahindura ibitekerezo. Murebe mu maso mubwire ngo bajye bakubwira neza mu izina rya Yesu. Ukeneye kubwirwa neza. Umudamu babwiye neza abyukana umunezero, ariko iyo bamubwiye nabi abyukana umushiha yirukana umukozi. Kandi mwababyeyi mwe mujye mubwira abagabo banyu neza. Umugabo wawe numugera mu rugo mubwira uri igihangange urakomeye kurusha Goliyati. Iyo umugabo mubwiye amagambo meza ukamwereka ko ari umunyembaraga. Iyo Liverpool yakinye na Manchester akubwira ati agiye umunsi urajya kahe kaboga kubera amagambo meza. Hari abantu bari hano batazi kugira ururimi rwiza. Wabona mugenzi wawe yambaye neza ntumubwire ngo wambaye neza, uwo ni umwuka w'ishari. Ukumva umuntu aravuze ngo wambaye neza ariko ako kantu agashiriyeho iki? Ufite agatsatsi keza ariko ibaze tole plastique devari agashiriyeho iki? Tugiye gusenga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Zamura haleluya. Igihe kirageze amarira warize Imana ikayakwibagiza. Imana irambwiye ngo nimbwire buri muntu wese muri iri teraniro ngo igihe kirageze aho wambariye ubusa Imana ikahakwambikira. Intambara wagwanaga nazo Imana igiye kuzirangiza. Amarira maze igihe kinurira Imana igiye kuyaguhoza. Duhereze Imana icyubahiro. Intambara zitabayeho wavuga iki? Umugabo atagukubise wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe? Reka mbabwire, iyo umuntu ari mu kigeragezo n'imbeba zimuhema nta menyo zigira. Kwa gatanu nabigishije ku kigeragezo ndababwira ngo iyo ikigeragezo cyanutse umuntu wese agufataho ijambo. Umuhisi n'umugenzi wese agufataho ijambo. Ariko ngiye gusenga Imana. Mufite umugisha kuba mufite abahanuzi b'Imana. Twebwe tugeze hano kubera ko Imana yavuze. Eliya twarasenganye mu Mutara, baradufunga turi kumwe, twavuze Imana ngo twashakuje, ariko ubu ntabwo twashakuje, turi kuvuga Yesu. Hari igihe ukorera Imana, Imana ikemera kubabara. Hari abantu bazi ko gukorera Imana ari umunezero gusa, barakubesha. Gukorera Imana habamo n'inkoni. Ntabwo mubizi? Gukorera Imana ni ukwiyanga ukemera Yesu.
hari abantu bemera ko Yesu uyu munsi yabatabara. Ole la sole de abaria. Ndabona iri teraniro Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe. Ndabona iri teraniro Imana igiye guhanagura abantu amarira. Ndabona iri teraniro hari abantu bagiye gukira indwara zabo. Ndabona iri teraniro hari amadeni Imana igiye kwishyura muri iri teraniro. Ndabona muri iri teraniro hari abantu bagiye kongera kubona akazi. Ndabona muri iri teraniro hari indwara zananiranye Imana igiye gukiza. Umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo ni ugushinyiriza. Imana wasenze ntabwo izemera gukomeza kurira. Imana wasenze ntabwo izemera gukomeza kunyura muri uwo mubabaro. Imana wasenze igihe kirageze intambara uri kurwana zikarangira. Dore uri mu buzima bubi bukugoye, uri kureba icyerekezo impande n'impande zanze. Imana nijya igaragaza ubumana bwayo mu nzira zirenze igihumbi. Niho Imana igikorera mu izina rya Yesu. Sema amen. Mu nzira zirenze igihumbi Imana igikora. Kandi muri hano muhindura icyifuzo muri gusaba Imana. Umudamu umwe igihe nari ndi ku musozi wa Rubavu ndi kubwiriza, yaraje arambwira ngo mukozi w'Imana Ikarame, ati mfite umugabo wanjye ahora mu kabari kandi iyo ntashye arankubita. Mfite n'umwana umwe abigisambi iyo ntashye mvuye gusenga nsanga avuye bamujyanye ku kagari kumufunga. None ndakwinginze nsengera Imana inkure iki kigeragezo kuko ndarusha. Imana igiye kumbwira irambwira ngo mubwire ngo saa 9 ugitaha ukigera iwawe urasanga ikigeragezo cyakubabazaga kitazongera kubaho ukundi. Mudamu arataha saa 9 zigeze, hagwa akavura gakeya yari yasize yanitse amamera murayazi. Arangije umugabo wajya kuyanura na wa mwana, bagiye kuyanura inkubi kubita wa mugabo n'umwana bose bapfira rimwe. Asanga intumbi zose ziri imbere ku ihema. Umudamu ahageze ari kurira, Imana iramubwira ngo nakubwiye ngo urasanga ikigeragezo cyatuma gutankorera nagikuye imbere yawe. Wowe uri kubwira umugabo Imana ngo umugabo wawe nimuhane, nimuhana izamuca akaguru uzareba uzongera kujya kuguhahira. Mubwira hindura icyerekezo. Saba Imana icyifuzo kizima. Murimo muranyumva? Mwige gusaba Imana. Umusore umwe yasabye Imana umugore, abwira Imana yarangije amashuri, abwira Imana ngo rero ngewe icyo nkeneye ni umugore unkwiriye. Umereze umugore unkwiriye utvuye mu bumana bwawe, kuko ngewe nitoranyirije natoranya nabi. Mu rusengero harimo umukobwa wari umaze iminsi 3 nawe asengera umugabo. Uyu mukobwa yari afite umunwa uri kureba ibutare, umunwa wahengamye, yari afite intenge ku buryo bwose. Arangije nawe abwira Imana ngo mva wa Mana we, dore urabona ndakuze mfite 35, ntabwo ndakugora ngo nishirireho kondisiyo z'umugabo, uzampereze uwo ushaka. Ayo masengesho ahurira imbere y'Imana ari amasengesho angahe? 2. Imana ihita ibwira umusore ngo mva mvugane nawe mu gitondo cya karekare, uzinduke muri Nibature, harimo umukobwa warayemo, uwo niwe naguteguriye, ni umugore wawe. Umusore arazinduka karekare asanga harimo umukobwa yari ari mu ndimi riza. Umusore ahita avuga ati ubundi niyo nari narasabye Imana, ariko amatara yarashimije. Yumvisha umusore akikingira umukobwa ati we banguka, ni wowe Imana yambwiye ikimenyetso nakibonye. N'umusore ati we Imana impaye umugore usenga uvuga indimi. Barasenga hakabaye kera. Bamaze gusenga umusore aravuga ngo reka ncane itara ndebe uyu mugore Imana impaye kuko numva amashushu yanyishe. Mu gucana itara ngo agenda agiye guhobera wa mukobwa, areba umuntu urebye ibutara ati mu izina rya Yesu uyu nasabye Imana. Imana iti niwe wansabye kandi niwe nagize gute naguhaye. Nujya gusaba Imana, umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ubushake bw'Imana bugira gute burasharira.
nusaba imana ujye usaba imana icyifuzo ufite ugisobanure neza. N'ibyari imana izitwa imana kuri wowe ni igihe izaba imaze gusohoza icyo yasezeranye nawe. Tugiye gusenga imana. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Zamura ikiganza mpanura umugisha ku buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha muri ibyo biganza. Imana ihindura amateka y'ubuzima ubayemo. Niba ndi umuhanuzi w'Imana, Imana igukorera icyo wayisabye. Umukozi w'Imana yatubwirije atubwira amagambo akomeye. Imana igiye guhindura amateka yawe, bimenyekane ku musozi aho utuye ko wubasha Imana. Manura ibiganza byawe, Imana iguha umugisha. Alphonse, turakwakira mu izina rya Yesu. Imana igiye guhindura amateka yawe, bimenyekane ku musozi utuyeho ko wakoreye ikirata Imana. Tuyamburire Imana amaboko. Manura ibiganza byawe. Twese ko turi hano turi magirirane, tugomba gufatana amaboko. Muhereze ikiganza umubwire ngo ugomba kumfata amaboko, twese turangana. Ikibazo abantu bafite, barashaka kubaho mu buzima batakabaye barimo. Sema amen. Sema amen. Gira intoki zawe gutya, shyira ikiganza cyawe imbere. Izo ntoki urazireba. Iki kiganza kino gikumwe cyariyemeye, kiravuga ngo mwese mwantoki mwe ko musigaye murenye, ndabarusha mbarusha agaciro, ndabaruta. Impamvu mbaruta, dosiyo zose zo ku isi ni ngiye gutera igikumwe. Mwese ndabaruta mbarusha agaciro, muje munyubaha. Akangaka nako kararubwira ngo ceceka, nanjye hari icyo nkurusha. Ubu ndeba mu gutukana n'uwa mbere, nagusomera. Ngewe nzi gutukana, ibitutsi byose bibaho byose ndabizi kubarusha. Urunguru murarureba, ruravuga ngo mwese ni muceceke. Nubwo uzi gutera igikumwe ukaba uzi gutukana, wowe rurerure, mwese ndabasumba muceceke. Amen. Urunguru nago rukurikiyeho ruravuga ngo namwe muceceke. Abantu barara bicana bashaka zahabu, impeta zose zo ku isi ni ngewe baguzigwaniraho. Ubu mundeba ndakomeye ndakaze, impeta zose abantu barara bicana bajya gushaka zahabu kugira ngo bazanyambike. Akangaka karavuga ngo rega nimutuze, nubwo twese turi kuri iki kiganza, nanjye ndamutse mvuyeho mwese mwababara. Mutuze twese tugira gute? Turangana. Reba umuntu umubwire ngo ntuzongere kwiyemera mugenzi wawe, ujye umuha agaciro. Mbega abantu bababaye. Ngiye kwinjira mu mwanya wo guhanura. Hari abemera ko Imana ivuga? Imana iravuga? Abantu babayeho kuko Imana yavuze, tugira gutya. Tuyongerere icyubahiro Imana yacu. Tubaye muri uyu mujyi wa Kigali kuko Imana yavuze. Iyo abatari Imana twese tuba twarapfuye. Papa, aho ubaye uhabaye kuko Imana yavuze. Bene data, reka mbabwire, intebe umuntu yicayeho ayicajweho n'Imana igira ababisha benshi. Nzakenyuruza abana kugira ugire gute? Ukenyere. Urebye kuntu wambaye neza wagira ngo warashubijwe.
ariko ibibazo ufite Yesu agutabara. Ni ukuri kandi uyu munsi Yesu aragutabara. Igihe kirageze ibyawe Yesu akabisobanura. Imana yambwiye ngo umuntu wese wari ukumanikiye igiti uyu munsi niwe urakijyaho mu izina rya Yesu. Ndabona abantu Imana igiye gutabara muri iri teraniro. Ndabona abantu Imana igiye guhanagura amarira. Ndabona abakecuru bagiye gukira indwara bakongera bagasimbuka. Zamura haleluya haleluya haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Teya la solia bani costasi aboria. Hedia bakode fosi adokiria. Mweni walatala zonia tandole baya. Imana irambwiye ngo igiye kubatabara mu izina ryayo. Delea zonia tokere bonia. Niki wayihaye iyo mana ya. Ese niki wayikoreye iyo mana yawe. Nacho nayihaye iyo mana yanjye none yangiriye iyo mana yawe. Niki wayihaye iyo mana yawe. Ese niki wayikoreye iyo mana yawe. Nacho nayihaye iyo mana yawe none yangiriye iyo mana yawe. Amen. Amen. Fata uwo muntu ikiganza muhanurire mubwira ibintu wumva ushaka ko byamubaho kandi nakwaturaho ibibi bihakane. Mukecuru mwatureho amagambo y'umugisha. Amen. Nakwaturaho ibibi ubihakane akubwira amagambo meza mu izina rya Yesu. Niba kwaturaho ibibi ubyange mu izina rya Yesu. Tala dole asali koleba sani walata ya boss. Muhanurire, komeza umuhanurire. Muhanurire ma. Mubwire icyo wumva Imana yamuremera. Mubwire icyo wumva Imana yamuremera. Mukobwa bwira umuzehe icyo wumva Imana yamuremera. Muhanurire mu izina rya Yesu. Hanurire ubuzima bwe. So oniyata. Imana irambwiye ngo nimbwire buri muntu wese uri hano igihe umaze ku musozi urakizi. Uwo musozi Imana igiye kuwugukuraho. Ntabwo nzi umusozi wawe. Imana ijya inyuranya amaboko. Abategereje kuzaseba ntabyo bazabona. Hagiye gukora ijambo Imana yavuganye nawe. Ijambo Imana yavuganye nawe ugiye kurisohoza. Hari abategereje kugiye kumwara, abandi bategereje kugiye gukorwa n'isoni. Ndakurahiye Imana irabyanze. Yo tela sali habari meni watala kos vezana o depari pone tofe ezaloki dereya. Maze barangira bakababwira ngo ntabwo twize. Mubwire ngo twarize. Tole enele azoni yata. Ko wize icyongereza ubwo ruri muraruzi. Twebwe twigiraho abantu batatureba. Twebwe twarize. Ntabwo turabaswa twarize. Buri wese afite aho yigiye. Hari ibigiye banguka mutabara. Bazamuka umusozi Imana ikavugana nabo. Haleluya. Hari iyo twigiye. Mumwikiririze na Satani afite. Haleluya. Imana irambye yanze ko waba uri guhanurira hano hantu
umurozi w'umukonikoni ukikubita Imana irongera irambwira iguhaye amavuta. Haleluya. Haleluya. Imana irambwira ikimenyetso Imana ibyira nuko igiye kuguha imodoka. Haleluya. Amen. Mbega twakomera Imana amashyi niba nta shyari. Aha. Ba bandi bavuga ngo twarakishije uburiya si umuhanuzi. Barajya he? Nubona umukobwa wubaha Imana we, ntukamusuzugure ngo nuko ari umukene. Imana yacu iravuga cyane kandi yarangiza igasohoza ikunyuza mu bibazo, yarangiza ikazagutabara ikakwambutsa aho batakwemera. Zamura haleluya. haleluya 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 haleluya. Imana yacu irakora, ikora ibyo abantu badashobora. Imana igutabare bagihari, Imana igutabara abarozi bagihari, Imana igutabara abagambanyi bagihari. Imana igutabare. Mubwire ngo babe baretse kugenda ibanze intabare. Babe baretse mama, Imana ibanze gutabare. Halabole ya salatonema. Babe baretse. Hari abavuze ko utazabyara, babe baretse ubyarire mu maso yawe. Haleluya. Umva amakosa atatu Imana itakora. Ikosa rya mbere Imana itakora, ntabwo yakora ikosa ryo kugutabarira ku musozi utasebeyeho. Ku musozi wasebeyeho Imana irakureka ukabanza ugaseba abapapa, buri wese akavuga ibyo ashaka. Hari igihe Imana iguhagarika mu kigeragezo kugira ngo ikwereke abakunzi n'abanzi bawe, ikabareka bakavuga, bose bakavuga. Imana yazi ikavuga, igacecekesha umunsi umwe amagambo abantu bavuze imyaka 1000. Ikosa rya kabiri Imana itakora, ntiyakora ikosa ryo kugutabara itaregeranya abanzi bawe. Irabanza ikabegeranya. Imana yaguhera imodoka muri uyu mujyi wa Kigali, iwanyu mu cyaro ntabwo bashobora kumenya ko ari iyo bavuga ngo wanayitiye. Ikikora irabanza ikica umuntu muri karitsiye ukunzwe. Abantu bakunda umupfu kuruta umuzima, bose bakajyayo gushingura, nawe ukamanuka muri vewiti nk'uko Imana yayikwemereye, bakayibonera rimwe kugira ngo batazavuga bagenda bongorerana ngo. Gatatu, ntabwo Imana yagutabara bitaranuka iwawe, bizabanza binuki.